bonestas ene bonestas mana turagushimye kandi turaguhimbaje ushobora bwitonze ibyo ni iby'Imana iri kwerekana ubu ngubu nta kiragaragara uraje ubona ibigiye kuba ibi ngibi ni utuntu duciriritse turimo kubona ahubwo ufite ubwenge nasenge yibike amasengesho avoma amasengesho dukoze ku kintu bita uburwayi ubwo tubwoherejemo imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu turimuramo imbaraga z'uburwayi tugaterekamo imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ishoboye byose zoni wa totala winerebonesta serebonesta se totala winerebonesta wongera umanuke nyagora ku ngoma ukore kuri izo mbaraga z'imyuka mibi uzitwikisha imbaraga zawe imbaraga z'ubushomeri uzitwikisha imbaraga zawe imbaraga zo gutezanya uruka uzitwikisha imbaraga zawe imbaraga zonebonesta zigenda ku bwoko bwawe bwose uzitwikisha imbaraga zawe uko ushoboye byose Bana ururuka ubane na buri muntu wese ubane na buri muntu wese uko ushoboye byose umwana umuntu mukuru ndetse n'abashesha kagwe ukuri Imana ishoboye byose uko uzubane na buri muntu wese uko ushoboye byose mu izina rya Yesu Kristo amen. Ndabasuje mwese abakurikiye Semugeshi Damascene nizere ko muri amahoro nizere ko mumeze neza rutagwabitse imineka rwa mugabo nyirigira akomeje kubitaho. Rero uyu munsi nimba ari mu gitondo ugira igitondo cyiza nimba ari nimugoroba ugira umugoroba mwiza twakira abakozi b'Imana rero hari byinshi baduteguriye hari byinshi Imana ikize ku mutima wabo kugira ngo babibagezeho ntatinze reka mbaha akanya batangire babagezaho Imana ikize ku mutima wabo karibu bakozi b'Imana kandi Imana yarabarinze ni byiza cyane turabyishimiye. Hanyuma amazina y'andi dushimira Imana Saidi ntabwo arahinduka cyase dushimira Imana Emmanuel yego ndabashuje cyane abantu badukurikiye abatureba ndabashuje cyane amahoro y'Imana nawe kuri mwese. Amazina yanjye ni utajabuka imitima ingamba z'imishimituku abanzi neza banyita Peter. Nukuri murakoze nukuri Imana yarabarinze ab'Imana yarinze ndabashuje cyane mugubwe neza. Twese turabizi ko ahera kuva na kera harahera niyo mpamvu abo basigaye bavuga ngo ikizira cyamaze kwinjira hera inzu y'Imana ikorerwamo umurimo w'Imana nimba ko katari business ni gute umurimo w'Imana usokamo akinjiramo akabari. Ibyo ni ibintu bigoranye cyane kuba wabisobanura nawe nimba ko katari business ni gute mu nzu y'Imana havugirwa ijambo ry'Imana umurimo w'Imana uvamo hakajyamo akabari kakavamo hakajyamo umurimo w'Imana. Ibyo bintu urumva ko ibyo bintu bikenewe. Ikindi kuri icyo kintu bavuze ngo ku mikono 1000 reka nkubwire hari abashumba baturyamiraga we iyo va ku mikono 1000 iyo mikono 1000 barabisobanuye neza ni imikono izajya iba yemeje ko urusengero rugiye kujya muri uwo mudugudu muri ako karere muri uwo murenge ruzagirira abaturage ku rwego rw'igihugu iki akamaro. Nk'ubu nagwa nk'urugero aho nasengeraga harafunzwe ariko nubwo hafunzwe ntibaturaga mu gihe abandi uriya mwanya w'amatangazo y'ibya 10 n'amaturo n'amashimwe we yatangaga itangazo ribaza ngo mbese ko abana ndi kwishyurira amashuri bari kuba bake ndakura abandi bana nishyurira. Ndakubwiza ukuri ababyeyi yabaguriraga ibitenge babuze mituweli abagiye kwa muganga akabajyanayo. Yari umuntu ukorera Imana na n'ubu nge nabuzana nasengera hahwanye naho. Umwanya w'ibya 10 n'amaturo yabaga ari gutangaza amatangazo y'abantu bashonje ntiyaturishaga. Hanyuma nimba bafunze urwo rusengero rutaturishaga rwashakaga abana rwo kwishyura amashuri ni iki ni gute urwo rusengero ruvamo hajyamo akabari batura bagira gute urwo rusengero rwasigara nibubaka insengero nimba kuko baratumwe n'Uwiteka nimba ko kari Imana bakorera nibubaka insengero zijyanye n'icyerekezo leta ishaka turi kujya mu iterambere nibamara kubaka izo nsengero ayo mafaranga bari gusabwa adasubizwa bayatange koko nibyo kuko biri kugira umumaro igihugu
bigira umumaro igihugu, ntabwo bijya mu mifuka y'abandi, ni ibijya mu gihugu, bipfa kuba byanditswe muri raporo y'igihugu. Ntabwo baza bavuga ngo comeka amafaranga mu mifuka, ni ibintu byandikwa kuri raporo y'igihugu bifashe abakene, bifashe buri muntu wese. Naho kuvuga ngo aho muri ya mashimwe umushumba ajyaga aza ashima avuga ngo vewiti muri iki cyumweru yarahindutse, ngo imodoka nagendagamo yarahindutse, ajya avuga ngo igihugu cyacu kiri gutera imbere, abanyeshuri bari kwiga, abanyeshuri ku ishuri bararya neza. Ibyo ni byo bintu dukeneye byo kuvuga ngo wahinduye imodoka byagize uti ntabwo ibyo nabyo dushaka, na leta nibyo iri kurwanya. Urakubira wishyira mu mufuka wawe, ntabwo leta ibyemera. Insengero zirafunzwe, ibyo bintu byo gufunga insengero twe dukizwa byari bitaraza. Umuntu azaza afata urusengero akinga urusengero, ibyo bintu bibaho, tukagira ngo koko ni igipindi, kumbi Imana irimo iravuga. Wabona umuntu avuga ngo ngiye ngo ndasohoye, ukibaza si Imana isohora abantu gute? Ibi ni ibintu byahanuwe, twebwe tutangira turi abana, ibi bintu turabizi neza. Tukiva mu mihanda tukabona umuhanuzi arahanuye, bamugize umusazi, avuye hamwe agiye ahandi bamugize umusazi, wazagenda ahandi yahanuye ugasanga ibyo yahanuye koko byarasohoye. Korona iba, kovide iba, Imana yaravuze ngo ngiye gushyira ku karubanda abasengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Bangiye kuberekana abasengera mu kuri no mu mwuka. Abantu basenga biyoberanya ngiye kubashyira ahagaragara. Iyo yari imvugo y'Imana. Bakoze guma mu rugo iminsi 3, abo twari tuzi nk'abakristo benshi babivamo, barabihagarika barabirambika, kandi aribo bajyaga batubwira. Reka nkubwire Peter, uri umuvuga butumwa, ujye ubwira abantu ibintu ushoboye kugira gute gukora. Umuntu nakubwira ngo ntukagere mu kigeragezo ngurire, kandi ukumva wakigeze mararize, ujye umenya ko umuntu arimo kukubeshya ibyo arimo nabwo atabizi. Nakubwira ngo ntuzatinya abadayimoni, mu kanya gato ngo arango nabonye y'abarangi ngo ntabwo najya gusengera, uzamenye ko ibyo akora nawe ubwo atabizi. We ni umunyabwo, barakubwira ngo ntukagire ubwoba, barabikubwiriza gutyo, ariko nawe agira iki, agira ubwoba. Dushaka abapasiteri batubwira ibintu nabo ubwabo bashoboye kugira gute gukora, badukorera umutwaro nabwo bashobora kugira gute kwikorera. Iminsi irimo irabakura mu bintu, irimo irabakura mu murimo w'Imana. Iminsi irimo irabakura mu murimo w'Imana. Barakinga insengero iminsi 2 ugasanga baranyanyagiye, bamaje kwandagara ku karubanda. Nukubera iki? Imana ntakirakora, iraje imanuka ikora ibyanyana, iraje yigaragaza, iraje yerekana abasengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Ari byiza pe, ntabwo ari byiza. Tubane duhuje umutima, tube mu mujyi umwe, dusenyere umugozi umwe. Nimba ko kuri umukozi w'Imana, reka umukristo yo kuburara kandi wahinduye imodoka, reka umukristo yo kwambara imyenda icitse ngo muterane rimwe kabiri ajye hari ibyo mujya mwita ngo turi mu gihe. Hari igihe nimba umukristo ari mu gihe, nunavuze ati reka muhereze n'ibyo birajya tereka inyanya imbere y'umuryango we, akorere bibiri nk'abandi azabone ibyazatura, ahubwo uraza gushima ngo wahinduye imodoka, kandi umukristo musenga nateza ibiraka buri munsi ureba. Inkweto arateza ibiraka buri munsi ureba. Ibyo bintu nibyo leta iri kurwanya, dushaka inyungu za rubanda nyamwinshi. Hanyuma reka twakire no mutumirwa uri kumwe natwe watubwiye ko yitwa Peter, nawe agira icyo atubwira. Ni inshuti yanjye kandi tubana buri munsi. Ndagira ngo ubwire ngo ngutangarize iri tangazo, nkubwire ngo nyine ngo wowe aba hafi y'Imana, uve mu bavuga amagambo. Twebwe Imana irashaka ko iki gihugu gikora, urumva, nta bintu byo kuvanga umushumba amaturo nk'iki. Wowe uze niba Imana koko yaragutoranyije mu bantu basenga, nta cyatuma uva mu masengesho, nta nubwo byanakunda, nta cyabuza umugambi w'Imana gusohora. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga. Genda gira ngo utangarize ijambo nkubwira ngo hafi y'Imana, ube mu mujyi wo gusenga. Iyo mikono 1000 niba barimo barayisaba koko, ugenda uyitange. Nicyo kigiye kugaragaza ko koko niba dukorera Imana. Genda bona ni nko kugaragaza, ni nk'Imana irimo irashaka kwigaragaza kugira ngo igira bukura mu murimo w'Imana, bagende babona badafite akamaro. Niba umuntu aburara ufite urusengero, warashinze urusengero, ibyo nibyo Imana, niko kavuye Imana ishaka guca, niko kajagari Imana ishaka guca mu bintu by'amadini no gusenga. Ariko se wowe ku rwawe ruhande, ntawe subiza amaso inyuma, urabona ko ari Imana irimo irabikora. Murakoze.
amaboko yacu nayo kubaka igihugu. Umukuru w'igihugu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo tube mu gihugu nk'abatagikodesha. Uri kubyumva? Bivuze ko kuba mu gihugu nk'abatagikodesha, wa muganda witabire, wigenda usigana. Mbese igihugu ni nko mu rugo iwawe, ni nko mu rugo iwawe. Tunganya igihugu nk'utunganya imyenda yambara. Ndagira ngo ubwire ngo nyine wowe hafi y'Imana, ube bugufi bw'Imana, ukomere kandi ushikame. Wowe nukomeze kujarashaza umutima, uhagarare by'ukuri koko. Niba uhagaze umwami Imana n'ukuri nta kizayibuza kukurengera. Ni umuririmbyi yigeze kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo njye ubu ngubu mumbona ngo ndi umusirikare, ndi umusirikare urwana njye imbere. Umusirikare rero w'igihugu cyawe, umusirikare ntago nkubwiye ngo umusirikare ujye mu gisirikare, ahubwo umusirikare mu byo gusenga, umusirikare mu butwari bwo mu isi bwo kuba warwanira ishyaka abana b'Imana. Ntihakagire umuntu uburara ufite amafaranga, nibwo kuba umusirikare. Niryo jambo nagira ngo mbagezeho. Ni ukuri mukomeze gukomera kandi mukomereye mu mwami. Imana turagushimye kandi turaguhimbaje, wabanye natwe muri iki kiganiro, watwiyeretse. Nyagora ku ngoma, Nyiringabo umwami Imana, impano wampaye yo gusengera abarwayi ndayikoresheje mu izina rya Yesu. Ndategeka imbaraga z'uburwayi, ndazitwikisha umuriro, ndazitwikisha imbaraga zawe, ndatwika zenebone staseno ni woyosi. Indwara z'igifu ndazishirije, imitwe idakira ndayishirije mu izina rya Yesu. Nyiringabo umwami Imana, indwara yo kubyimba byimba amaguru n'ibirenge mu izina rya Yesu. Indwara z'ibitegano ndazanze mu izina rya Yesu. Nyiringabo umwami Imana, bitwikisha umuriro wawe, urukwana buri muntu wese n'uzumva iki kiganiro wese uzabana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.